Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. I greet you all in the name of Jesus, Nari mbakumbuye. and I missed you. Mpagaze hano nshaka gutanga ubuhamya I'm here to give my testimony bw'imirimo y'Imana. of the works of God. Ikinteye gushima Imana si ikindi, ndashima Imana ku bw'agakiza kayo yampaye. So the reason of mine to thank God, not only any other thing, but the salvation that God gave me, Mu magana menshi y'abanyabyaha. and among many sinners. Ntabwo ndumva mfite ubwoba, kandi kera najyaga mpagarara imbere y'abantu benshi cyane nkumva nta bwoba mfite. So I feel nervous, but a long time ago I used to stand before the congregation with no fear. Ariko ntabwo nzi impamvu uyu munsi wa none nagize ubwoba. I don't know why I have this nervous. Shimye Imana rero ko yampaye gutwita. So I also thank God that He allowed I become pregnant, Ntabwo byari byoroshye. and it was not an easy thing. Mu rugendo rwa mbere rwo gutwita ku bwanjye, iyo mbitekereje nsanga ari ibintu bikomeye cyane. So the journey of this pregnancy, when I think of it, was a big problem. Nkimara gutwita inda igeze mu mezi 5, abaganga bampaye amahirwe 50%. So when I was 5 months of pregnancy, the doctors gave me the chance of 50%. Yo kubaho k'umwana cyangwa se yo kubaho kwanjye 50%, cyangwa se nkamubura, cyangwa se nanjye nkabura ubuzima. So of my life, or the life of my child, to die 50% or to escape this 50%. Ariko niringiye mu ijambo umushumba yampaye Pastor Ko. But I believed in the word that I was given by Pastor Ko. Nkimara gupanga iby'ubukwe, umushumba Pastor Ko yampaye ijambo riri muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7. So the time of preparation of my wedding, my pastor gave me this word in the book of Jeremiah 14, verse 7. Rivuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. And the verse says that blessed is the man that rely upon the Lord. Iryo jambo yarambwiye ngo rizakubera ibyiringiro byawe mpaka ushaje. So he told me this, the Lord will be your hope until you get old. Nkimara rero gutwita nizeye muri rya jambo. So and after I realized that I'm pregnant, I had belief and faith in that word. Ndavuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, ibyo byonyine birahagije. So and I said, blessed is the man believes in the Lord. Ndavuga ngo iyo umuntu yiringiye Uwiteka, icyo akeneye cyose ku Mana arakibona. So and I said, whoever believes in the Lord, whatever he or she needs from the Lord, he gets. Ariko mbere yaho umuganga wambwiye ibyo bintu ngo amaye amahirwe 50%. So but the doctor told me that he gives me 50% of the chance. Yarambwiye ngo genda usenge, ngo niba usenga. He also told me, you go and pray if you are a believer, ngo kugira ngo Imana izakubera Imana. so that God will manifest himself. Arambwira ngo haraho abaganga twebwe tugera tukananirwa, ariko hari naho Imana ikomeza. And he told me, we doctors, we fail sometimes, but that's when God starts to work. Byabaye ngombwa rero ko nizera Imana. So I believed in God, Imana imbere ibyiringiro. and of course God became the hope. Imaze kumbera ibyiringiro, And after that, impa umwana mwiza cyane. and God gave me the beautiful child. Ndashima Imana. And I thank God. Nshimye Imana yabanye nanjye. I thank God that lived with me. Nshimiye n'itorero And I thank the church muri rusange. in general. Nshimiye umushumba And I thank him, the pastor, ndetse na madamu wiwe. and his wife as well. Ndetse ndibuka ko hari igihe yigeze kunjyana kwa muganga. And I remember once she took me to the hospital. Tugiye kwinjira mu marembo ya Kibagabaga. And before entering in the gate of Kibagabaga, Nawe amasezerano. she also gave me the promise. Arambwira ngo ibikubayeho. And she said, things happen to you. Ngo biri kugaragaza ko Imana izagushumbusha. Show that God will revenge. Nje ntabwo nabishyikiraga. But I didn't catch that.
ariko kubera kuko ryari riturutse mu kanwa k'umuja w'Imana, but because the word came from the mouth of the servant of God, byambereye ubuhanuzi, it became prophecy, ngyizereramo. and I believed in it. Mu by'ukuri maze kubyizereramo haciyeho nk'umwaka, And after believing in it, it was about 1 year, nibwo nahise sama. I got pregnant. Ndashima Imana cyane. So, and I thank God so much. Ndashima Imana yampaye agakiza. First of all, him who gave me salvation. Abakiranutsi iyo dutegetse biraba. And we righteous, when we command, things happens accordingly. Twabihagararamo neza bigakomera. And when we stand in the promise where this promise fulfilled. Ubwo rero bwari ubuhamya bwanjye. And these are all about my testimony. Kuko ndibuka banjyana kwa muganga, nabwiye Imana ngo numva bwa nyuma mbwira umuganga, ndamubwira ngo nagenda abwira umugabo wanjye azasengera isengesho rya nyuma. So when I was taken to the hospital, I spoke to the doctor, please call my husband to pray the last prayer. Ariko arambwira ngo ntawe uhari, ngo ntago yemerewe kuzanga. Ndangije ndavuga ngo Mana numfasha nkabona mbyaye neza nta na cesarienne bankoreye, nzahagarara imbere y'iteraniro ntango buhamya. So I said, when I give birth well without any complications, I will stand before the congregation to thank God. Rero niyo mpamvu nari mpagaze imbere yanyu ntango buhamya. That's the reason why I was here giving the testimony.